dutangiranye n'umugore wari uri aha ngaha yarafashe indobo yari irimo amazi agenda gake gake, ndetse uyu mugore ni nako yari yambaye igitenge cyonyine kitagira agakariso. Buriya ndabizi neza hari abantu mwise mwibaza uti ibyo bintu urimo urabirebera he? Impamvu muraza kuyireba neza, muraza kuba mwayibonera, mukurikirane akantu ku kantu. Ubwo uko uyu mugore yafashe iyi ndobo yari irimo amazi niko yagendaga yegera dushe yari aho ngaho imbere. Gusa mu nzira hari umusore wari urimo araza nawe yagendaga gake gake utapfa kumenya ahantu agiye. Ndagira ngo icyo unarebe iyi filime uze kuyireba mpaka uyirangije. Bidatinze ubwo uyu mugore yinjiye mu bwogero cyangwa se icyo dukunda kwita dushe, aho bamwe nyine aho abantu bakarabira, nta muntu n'umwe utahazi. Ndagira ngo icyo unarebe gake gake. Ubwo uyu mugore uko yakageze ari mu bwogero yatangiye kuba yakuramo imyenda kugira nyine abe yabasha kuba yakwitera amazi, ubundi abe yabasha kuba yakomeza akazi nyine yari ariho, cyangwa se agenda aje kuba yakwambara imyenda yiwe ameze neza cyane. Ndagira ngo mbabwire ngo kwambara imyenda yawe wamaze kuba wakaraba ibintu bimeze neza, ibyo bintu nibyo biba ari umuti mw'abantu mwe. Ubwo ariko muri ako kanya ubwo uyu mugore yakageraga muri dushe hari umusore wari aho hafi aho ngaho yatangiye kuza agenda amurunguruka kugira ngo nyine abe yabasha kuba yamurebera ubusa bwe, cyangwa se aze kubasha kuba yareba amabuno ye, hasi areba intege ze. Hari abasore bakozwe gutya nyine tu, akabona umuntu yigiriye ahantu, ariko si n'abasore gusa n'abagabo barahari. Akabona umuntu yigiriye ahantu, yarangiza uyu nguyu akaza akagira ute, akaza kuba yatangira kuba yamurunguruka. Ni nako iki kigabo byakigendekeye n'imbere wa kigabo n'imbere wa gisore, ntabwo mbizi. Ubwo muri ako kanya yatangiye kuba yafata cya kindi twita ngo ni dushe, njye niko ndi bubivuge, atangira kuba yagenda akingura gake gake, ariko agenda akuraho aya mashashi ahari kugira ngo abashe kuba yamuhengereza. Ubwo yaramuvumbuye muri ako kanya atangira kuba yatuma umutwe aravuga ngo yewe weye baba we, mbega nyashi, mbega amabuno nyagasani. Uyu mugabo niko arimo aravuga ati mbega nyashi, mbega amabuno. Ubwo uyu mugabo niko yari yamaze kuba yakwinjiramo, yamaze kuba yabireba. Ndagira kuri ikintu nareba 5/5. Yaravuze ati ahangaha ese ubundi ahangaha kuki mbona ntareba, bimeze bite? Uwaza akaba yabasha kuba yakwipamba ahangaha ntabwo yabasha kuba yarebayo, kandi aribyo nshaka. Atangaha ndabizi neza, ndaza kugukamata rwose, ndaza kukureba. Ati mbega ndi gusara. Ati none afite imbere, ati si wareba, ati amabengeza. Ubwo uyu musore ntabwo yanyuzwe, yarakomeje araza agira ute, arakomeza araza arahengereza cyane, dore ko guhengereza ibyo bintu byari byamuzanye ahangaha. Ari nakagenda areba nyine uyu mugore uburyo arimo aroga ahangaha muri dushe. Ubwo nyine uyu mugabo uko yabirebaga nako yakomeje kugenda asara agata ubwenge, ako buri bukere ari bubashe kuba yakwinjiramo. None zi kumubona kuva ahangaha byamunaniye, kandi kubona ururimi rugize nk'urw'imbwa. Reba nawe do yatangiye kuba yakwifata ku myanya ndangakumirwa, ry'ubwo zira zitakwenda myanya ndangakumirwa. Rutumva incyuro hagati aho ngaho nawe yaravuga ati njye ntabwo numva incyuro, ndashaka kurya. Abakuru mwamaze kuba mwabyumva. Ndagira ngo kurya unarebe. Ubwo uyu mugabo yatangiye kuba yata umutwe, atangira kuba yasisikamo n'umutwe kugira ngo abashe kuba yahengereza. Bivuze ngo ahangaha yamaze kuba yareba ibyo ari byo. Uyu nguyu yaravuze ati ndemera mpfukame no hasi, ariko mbasha kuba naguhengereza we. Ati nibyo nshaka, ati kandi kabiri ngomba kuba nayigeraho. Ati guhengereza mwabagabo ibi bintu nibyo mwazanye abanyu. Uyu nguyu iminsi yatangiye kweguka, iminsi itangira kuba yabyuka. Dore sinakubwira kubera iki, kubera iryo rari yarabashe kuba yagira umugore w'abandi, umugore utari uwe, kuza kuba yahengereza. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo uyu mugore we niyamara kuza kuba yamenya yuko barimo baramuhengereza, hanga ibintu biraza kuba byagenda bite nyagasani. Ndagira ngo kuri cyo unarebe, niba uzi ko utaradukandira subscribe, kora subscribe. Nta kuntu video ujya kureba ugasanga yaragibwe n'ibihumbi 40, nujya kureba usanga nta n'igihumbi kiba subscribe kirimo. Oya, wowe kanda subscribe kugira ngo tuzajye dukomeza kubana mu zindi filime ndetse n'andi ma video nk'aya ngaya ameze neza cyane. Harega namwe mukeneye kunanura ubwonko bwanyu,
cyangwa se imitwe yanyu namwe ikabasha kuba yakumva ibintu bizima, utuntu tumeze neza nk'utungutu tuba dukenewe. Ndagira ngo ukurikire unarebe rero bidatinze muri ako kanya. Ikigabo cyatangiye kuba cyakukinisha aha ngaha, ndagira ngo ubirebe. Yatangiye kuba yakukinisha akavuga ati mana kutamu umugore umeze nk'uyu nguyu ni ukubera iki? Ndagira ngo wumve byarenze irari, ako bigeze no kugira ute no kuba yakwifuza, ndetse umugore utari uwe. Ubwo uyu nguyu nababwiye ati bishobora kuremba abanje arushijeho kwinjiramo, ubundi tukaza kuba twareba akantu kagiye kubera aha ngaha. Kwikinisha ni nkabyo gusa, ni nk'iz'uturendi yari arimo. Nagira ngo ukurikire unarebe 5 kuri 5, 5 kwa 5, like, share and comment. Ibyo bintu byo byonyine birakenewe aha ngaha. Ubundi muze twikora utuntu twacu gake gake, bidatinze hari umugabo wahise uturuka aho ngaho. Ubwo uyu mugabo wasanga agiye kuvundira uyu nguyu nawe urimo yibereye ngaha. Gusa hariya hari umugabo wari uhari, we yaraje aritegereza aravuga ati buri iki cyana kiri mu biki? Ati ahangane mu bwogero, ahanga barahogera. None uyu nguyu arimo areba abantu bari koga bimeze bite? Namaze kukubona uri guhengereza ngiye kukurya urushyi rw'umutwe. Bidatinze uyu mugabo wese amukacira mu ati wowe mujinga, mbwira urimo urashaka icyangaha? Kuki urimo urahengereza abantu babandi? Ngwino hano, vayo hano umbwire ikintu urimo urareba hariya ni igiki ugiye kumbwira. Dore ngizo effect zameze tangiye kuzana ati cicika, harimo umuntu wa kintu nawe rebamo. Ati muri harimo umuntu cicika, ni amagambo yatangiye kuba yabwira uyu nguyu, akamubwira ati cicika, aha ngaha harimo umuntu nawe byakubera, nawe wabasha kuba warebamo. Uyu yarabyo ati ndibuze ko barakwita ibyo komye ngo harimo umuntu ntago mbyumva. Ubwo uyu mugore ko yakumvaga hano hanze abantu basakuza, ese mu kwita avuga ati kamfata igitenge cyanjye nongere ngikenyere inzi ndeba abantu ntago nabasha kubona kutera aya mazi, abantu barimo barasakuriza aha ngaha. Ubwo umugabo nawe yari yabereye mugenzi w'ibamba amubwira ati rwose ntabwo wabasha kuba wancika, utabasha kuba wavuga ikintu wari urimo urakorera aha ngaha. Ibintu warebagamo aha ngaha abantu barimo baroga baritera amazi ukaza kuba wabareba. Ubwo uyu mugore nimba yari yabashije kuba yarangiza kuba yamara koga ntago mbizi. Uyu mugore yaraje arabaza ati ese kuki ndimo numva hano urusaku rw'abarembeje bimeze biti? Ubwo uyu mugabo akavuga ati wa musore usi wambwiye mwarimu muri kumwe bimeze biti? Kuki wambwiye ngo uyu mugore mwarimu muri kumwe byagenze bite? Ati mada, ati uyu nguyu yarimo araguhengereza. Ati urimo uramhengereza wanjijiwe, wakigoryiwe. Ati kumbi numvaga ibintu bishkoraganye nkagira ngo ni imiyaga, kumbi yari wowe. Uyu mugabo akavuga ati bagusigarane bagukomeza aho ngaho. Uyu musore akavuga ati ariko mwagiye mureka kurenganya abantu, wavuze ko ari wowe warubishemo ukareka kuba stress. Ati urimo uranera shaka kunanya n'umuntu. Ati buri murumva ibyo bintu urimo urashaka gukora ari byo? Nyagasani ndebere upadiri yari mwiza, abatamye nabo babaye babi. Aha ngaha nyirikete yaramuretse, ariko iki kigabo cyarakomeje kiramushora kiramubwira ati bagufate bagukubite. Uyu mugabo akamubwira ati rwose ngewe umuntu yaguhengerezaga, ati muriya rwose ngiye nari ndimo ndabireba rwose, ibyo ngibyo byose nge nabirebaga. Ati rero sinzi impamvu uyu nguyu yazi kuba yabasha kuba yaguhakana, ubwambure bwawe bwose yaburebaga, ukuntu yikinishaga byose nanjye nabibonaga. Ati rero ati uyu nguyu mubaze impamvu yaje kubasha kuba yakora ibyo ngibyo. Uyu musore aravuga ati nanjye dore urabona ko hano ngaha harimo inzira rwose. Ati njye ndimo ndava mu nzira ndimo ndakomeza ndigendera, no mu buryo nigenderaga uyu nguyu yaramfata. Ati urimo urakomeza inzira irangaha? Ati inzira irangaha? Ati nta nzira ihari. Ati yego rwose irahari. Ati inzira ihari nuko njye nazaga ndi gukikira. Uyu mugabo agakomeza akamushinja akamubwira ati oya yewe, ati wowe urimo uramuhengerezamo hariya njye nabyiboneye. Ati urimo uramuhengerezamo hariya ati njye nabyiboneye rwose. Jesus, ndagira ngo ndebere ukurikire unarebe aha ngaha. None ndagira ngo mbwire ngo byajya byaryoha. Isanga ko batangiye kuba bakwitana ba mwana mw'abantu nk'ahantu biraza kuba byagenda bite? Subscribe, like, share and comment. Ibyo bintu kuki urimo utarabikora? None uyu mugabo wese aramushinja aramubwira ati kuza ukuntu amangaha urimo urakora iki? Ati mbwira ahanga uhengerezaga iki? Bivuze ngo ahanga batangiye kuba basembura iki? Uyu mudamu batangiye kuba bamusembura. Uyu mudamu yese amubwira ati rero vuye hano nkwereke nta kintu ugiye kunkorera, nta kuntu waba wandebeye igitsina nanjye icyawe ngombe nyirebe. Ati niryo hame, injira muri dushe nawe ugenda ukuremo. Uyu mugabo akamubwira ati injira we, injira nawe ugenda bareba icyawe, kuko n'undi nawe warebye iki? Warebye iby'abandi undebere. Ngakasa kumira we mw'abantu mwe. Ndagira ngo ukurikire unarebe. Uyu nguyu nawe yahisemo kumubwira ati no ugomba kuza twakureba igitsina. Uyu mugabo akavuga ati ngiye mfite gato rwose mwikwirirwa mu ndeba. Ati mwikwirirwa mu ndeba? Ati ngiye mfite gato rwose. Ati ngiye murimo muranziza ubusa. Ati none aha ngaha wakoraga iki? Uyu mugabo akamubwira ati reka nze nambara urukweto ubundi nze ngushore ubundi ugende nawe bakureba igitsina cyawe. Ati niko bimeze rwose. Uyu mugore akavuga ati nta kuntu wambwira ngo wandebe ubwambure. Ati nanjye nurangiza umbwira ngo ubwambure bwawe ati njye
nareka kuba nabureba. Ati nanjye ubwambure bwawe ngomba kuba nawureba. Ati ni nk'ame kandi ni itegeko. Ati bitari by'ingendo buzi kuba nagufungisha. Ati ugomba kuza kugira ute kuba wakwinjira muno kazi kuba nakurebera ubwambure bwawe. Ubwo iki kigabo icyo kimuteje abantu, ndagira mbabwire ngo ingaruka zo kuba wabasha kubahengereza abantu babandi, ubundi nubwo baba batari abandi, umuntu mutabiziranyeho uba uri kumuhengereza iki ugiye akakwereka. Igihe wahengereje cyose uba wakoze icyaha. Ubwo uyu mugore yaramubwiye ati rero, ati none se wowe wa mugabo we kuki waje kwivanga mu bintu? Ati mbwira ni ukubera iki? Ati nakubwira impamvu yaje kubyivangamo. Uyu mugore akoresha ukuri. Mw'abantu umugumu muzi ugomba kuza gukuramo isomo. Ati none iyo aza kuba yamengereje njye ntinze kubimenya ko yamengereje byari buntwara iki? None dore uransembuye. Aturetse ko uyu musore atari nari buncike atabashe kuba yanyereka. Ubwo uyu mugabo atangiye kuvuga ati mama we ndimo numva ibintu birakaze. Ati ubundi nanjye washaka yaba yicikiye. Ati mutambwire nanjye ngo muze mundebere. Ubwo uyu mugore asigarana uyu musore aramubwira ati nanjye rero bitari ibyo ngibyo, ndibuze kubasha kuba nakwereka ibintu, ndibuze kuba nakora, ndakujyana n'iwanjye ubashe kuba wankorera ibi ngibi. Ati na n'ubundi washatse kuba wamengereza. Ati nanjye ngomba kuba nareba ibintu byawe. Ati byose. Ubwo kigabo aracyasiga kirasika kikavuga ati genda bakurebe sha. Ati genda bakurebe, na n'ubundi ndakeka ko abantu mutari bazima mukunda guhengereza. Ati genda bakurebe, ati genda bakurebe. Ati genda bakurebe, mw'abantu mu kantu karasekeje. Ati genda bakurebe. Ubwo uyu mugabo wese avuga ati reka nikomereze ubundi ngiye mbara icyo kwanyu, hati nimukomeze inzira zanyu, ubundi nta nubwo nzi n'ukuntu ibintu byatangiye. Ubwo uyu mugore yakomeje kugenda abyira uyu mugore. Ati nako uyu mugore yatangiye kugenda abwira uyu musore ati nawe rero ati genda unyereke ubundi ibintu byute birangira amahoro. Ati mabuja, ati uriya mugabo uretse ko ari waduteranyije, ati njye ninyururaga ahangaha nikomerezaga. Ubwo ni nurya agafilime kacu twagenda tugeze ku musozo. Uyu mugore ariko yasagama uyu musore akamubwira ati tugomba kugendana, ntagomba kuba wancika nawe utabasha kuba wanyereka ibintu byawe. Ati ni ihame, ati ntabwo bishoboka. Ndagira ngo mbabwire ngo isomo mukuyemo ahangaha ni irihe? Byarangiye umusore wamutambikanye.